Yes. Reka twemerere pasiteri wacu mu byubahiro bye aze atwakirire umushyitsi akomeze n'izindi gahunda. Yes, yes. Reka dukomere Yesu amashyi. Urakoze cyane. Gira uwe mwegeranye ngo ntacyo Yesu atakora. Ngera umubwire ngo wajya akora ibintu abantu badashoboye gukora. Amen. Mubwire ngo ntukigaye. Mubwire ngo Yesu yagukoresha. Reka dusome ijambo rito dusenge kugira ngo tuze kwakira umuvugabutumwa wacu kandi Uwiteka araza kubana natwe. Fata mikoro vuba tugiye kureba igitabo cya Luka, Dr. Luka ibice 12. Tuzaza guhera ku murongo wa mbere kugira ngo tubyumve neza. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Luka ibice 12 murongo wa mbere haravuga ngo muri ico gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, arangije abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo. mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ari wo buryarya. Aha. Kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Mu bundi buryo ikintu cyose umuntu akora kiragaruka. Ineza ntibora, ni nabi ntibora. Aya masengesho ntabwo azabora, ukukwiriza ntikuzabora. Ndabizi ko umunsi umwe uzabona inyungu yo kwirwa mu masengesho. Ndabizi ko umunsi umwe Imana izabamba amahema, aho bazi kuri busarire bagasanga wahambariye ivara, aho bazi kuri bumwarire bagasanga uhagaze bwuma, kuko washikamye ku Mana. Aha. Kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Yego. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo. Yego. N'icyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Yego. Ngo kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, umva ko kantu ndagakunze cyane, ntimugatinye abica umubiri, mugatinya abica umubiri, hanyuma ntibagira ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Ndagira ngo ngwereke umuntu ugomba gutinya kugira ngo uze kumva ijambo ry'Imana. Uri tayari? Ari ibintu dutinya bidakwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehenomu. Akakwica mu mubiri no mu mwuka ukajya ndani ya Gehenomu, usirudi ukapfira ko. Uwo niwe tugomba gutinya. Niyo mpamvu shangazi nyoko wanyu nyogosenge nashaka bakorana imbaraga zo mu mazi, usimugope, ntumutinye. Hejuru y'imbaraga ze hari imbaraga z'Imana. Ntutinye uriya muturanyi wawe ngo nuko akorera mu mapusi, Imana izakuneshereza. Amen. Niko ndababwira abe ari we mutinya. Mbese ibishwi bitanu ntibigura amakuta 2. Yego. Nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Noneho my dear, niba Imana itakwibagirwa igishwi, bose muzi igishwi ni ikinyoni, urumva banza kitanaribwa. Ari umuntu warashaho umutopito murawuzi? Hari igiti kimeze gutya ugashyiraho umutopito cyangwa umuzeneti, noneho ukora akantu k'agakoba kajyamo ibuye. Iyo rero ubonye igishwi urakireka, ntabwo igishwi wakirasa. Ariko Yesu azi n'igishwi. None Yesu yamenye igishwi, we ntakumenye. Yesu yamenye igishwi ntakumenye.
Yesu niba azi igishwi, wowe mwana w'Imana, oya, nushaka ko warayusambanye arakuzi, nushaka ko waraye mu kabari arakuzi, agufitiye imbabazi, agufitiye urukundo. Kuko niba Yesu azi igishwi kitaramya, kitazane ngo kibwirize, sasa wewe mtu wa Mungu ufite ADN ya Kristo Yesu, numva yakuyoberwa? Mubwire ngo uri gutinya baringa, mubwire ngo uri gutinya baringa mayudiya. Uramurozi ntagutera ubwoba, uramupfumu ntagutera ubwoba, witinya uramuserebanya, witinya bashake bazire mu binyenzi, bashake bazire muri twa marinuza, icyo zicuri muri wowe aruta. Wanyemere ko ngiye kuva imbere ngabanza gukomeza tukaza kwakira umugati twumva tumerewe neza. Hasifiwe Yesu. Hari igihe umuntu abana n'ubwoba, agaturana n'ubwoba, karara n'ubwoba, ejo nzapfa, ese nzabizagenda gute, ubu koko nzabaho. Azakajya kubwira igihe wasengeshe, ko wiyirishe, ko wahanuriwe, ko bitaciyemo, tumubwire ngo igihe n'igihe cyacu. Igihe kitaragera uhahira muri karitiye, ariko igihe kigeze ujya muri supermarket. Igihe kitaragera utega bisi, ariko igihe kigeze uritwara. Nutinye n'igihe, byose n'igihe. Nakunze umubwiriza, hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kwambara. Rero abantu ntabwo bari bakumenya ukusa si kusa. Ubu rero abantu bazi ngo gutya sango ni kose, nuko neragura Barabasi buriya reka Imana ingubita agafaranga, ntabwo kino gikarakiza kuza kuba gutyo. Wapi zahita uba umuzungu. Yesu wanjye, erega ibibazo n'agahinda hari igihe bidukobanya, ukabona umwana w'imyaka 22 ukagira ngo afite 40. siwe ni ibibazo, naho yavukiye n'igihe cyamukaranze, ariko yaravuze ngo uko tuzasa ni kurerekanwa, uko niyerekana tuzasa nawe. Wagize ngo Imana igwaye fiyasi mukamugendana wasuko iki, ntabwo niyo mpamvu ndakwihanganishije, bareke bakuvuga gucecekera, ntuzisobanure, igihe kizagusobanura. Ngo ngaracyasenga, ngo aracyatuye hahandi, none ubigenza ute? Humura hature, ariko Imana nihakwimura bazahindura amagambo. Ikintu nkundira Imana, Imana ihinduye dosi n'abantu bahindura amagambo. Uranyumvise ngo dusenge? Sama ku karongo kuko hepfo mitendagize, uragira ngo ndatindayo. Ngo ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Noneho bwira mugenzi wawe ngo niba Imana izi umusatsi wawe yebeye kukeneye matira, mubwira ngo amasahani ntizi kuyakeneye. Wamabara ukanyumva, niba Imana izi umusatsi wawe, ninda muntu nakubita ifaranga mwambare umusatsi wa 14 wawe ushobora. Ariko reba Yesu azi umusatsi wa 14, azi n'uwa umusore uri gusoba, kandi urabona ko afite mwinshi. Noneho agahita azakamenya n'uwanjye w'injwiri. Mwebwe mufite imyiza, jya urabona ko abari injwiri, ariko Yesu arabwiye ngo azi umusatsi wanjye. Wambwira umuntu muri kumwe ngo izi umusatsi, ibanza kumenya nyiri umusatsi. Amen. None kangubaza, Imana yamenye umusatsi ikirangiza nyiri umusatsi? Mubwire ngo watinyaga baringa di, watinyaga baringa. Munda barokore bajya banyu, basifiwe Yesu. Niyo tutakuzura hano wowe ukagenda unyumvise, naba nakoze akazi. Uyu mwene data niyo yabwiriza twebwe gusa abandi ntibazi, mukagenda mumvisha umugati atanze, aba yakoze akazi. Se bintwaye fa kuba nakoze ibyo Yesu ashaka. Bese wagize ngo guhuha mukagwa, Yesu atabishaka bimaze iki? Ariko nakubwira kano kantu wagira umuntu ukavuga nubwo kakawungishize azi umusatsi, nubwo ibirayi byapanze, ubwo siniri Imana izibishwinge ntinzi, ugata wiryamira ukakira message ya nyiri byondo, ameza ari yarageze, ariko Imana izibishwe kandi ngiye ndenze igishwe, ugahita wisitsirira ugatisha. Nubwo ari njyabarozi bose bateraniyeho, ariko Imana izigishwe. Nukuri ko Imana utangira kumva uri kunesha utavuze byinshi. Yego tuzamure haleluya, amen. Mara yo murongo izi misatsi ndetse n'umusatsi wo ku mitwe
ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero kuko umva ko kantu ngiye gusoreza ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. Icara hagize umuntu unyumvise iri jambo nk'umunyabwenge. Urabona muri abanyabwenge hano ufite amashuri uriya gusengera umunyabwenge biroroha, ariko umuntu w'injiji hari igihe umusengera akanakugora. Ariko reka ngubwire, niba Imana Yesu ubwo aravuze, iri ntabwo ari isezerano rya kera somye, ni rishyashya, ni Dr. Luka. Yesu aravuze ngo wowe uruta igishwi. Noneho abanje kukwereka ukuntu azi igishwi, asoje akubwira ngo azi umusatsi, asoje akubwira ngo wowe uruta baba rusubiza, wowe uruta kamvugeho gato dusenge. Mwene data ndagira ngo nkurikiranye, isi ukuntu iteye igira sababu. Ari ukuntu isi ikubwira nta kingahe 3-2. Urabona uzabona umugabo wapi, urabona hari umuntu ukikuvugisha wapi, none uri gusenga iki? Ruriya rusengero igihe wagiremo wabonye iki? Tuvuga ariko se koko igihe maze nungutse iki? Noneho Satani agatakwereka ko igihe wasengeye ntacyo bigize gute kimaze. Yarangiza akatakubwira tumva rero ndi wowe nakwinywera byeri, ndi wowe nakwishakira imiti. Reka ngubwire nuko utaraganira n'umupfumu. Njye naganiye n'umupfumu, nagiye ahantu muri anniversaire sanga hari umupfumu. Noneho ndasenga yumva nyine hari mfite Imana. Hangisha atarambwira ati rero ayafite n'imodoka pari, ambwira ati rero burandi umupfumu ngewe, ariko numvishe wasengera. None se kuri umupfumu kumvishe tereka dabira bintu urumva arige bari byo kwa sogokuru kwa nyogokuru, ariko twebwe arige twatuzi n'ibitwa tuwesengera nubwo ndi umupfumu nakazi. Ndamusengera mubwira iki Imana imbwi ahita manitura. Arambwira ati rero usengere abantu b'ibicucu n'ibigorye bajye baza wanjye mbaraguriza. Urumva icyo kintu? Neka ngubwire uriya mupfumu nta kintu yakumarira. Yesu atagize ikintu akumarira, uri muri ruka inyuma y'umuyaga nibaringa. Ndagira ngo ukomeze ikindi, nubwo batwaye umusatsi wawe uwo Yesu asigaranye niwe ufite agaciro. Nubwo batwaye ifoto yawe iyo Yesu asigaranye niwe ufite agaciro. Mubwire ngo batwaye ifoto basiga umuntu. Ngubwire abantu twebwe tubivugaho, abantu twebwe tubirebaho, ariko Yesu we abikoraho. Mubwire ngo uya njyewe nabivugaho, ariko Yesu akabikoraho. Ariko Yesu we wamvugiye ngo amen. Reka ngubwire witinya, mwe gutinya abiciki umubiri. Uzi ko umuntu Satani muraza kwijoro ntasinzire, habarose bagaca hasi bagaca ejo bundi nawe na Satani none babwiye harya ubwibiri ntababwemba nibagiwe ubundi ngiye mvuga byose. Nawe na Satani yasiye mu mbebo ngura sharijeri y'isaha ndagije. Satani araza icamo kabiri, arangije aragenda. Magaze sanga ibita n'ibiki, numva umujinya urangije, nagenda njya kugura indi nayo nyizanye ndacomeka umuriro ujyamo ngiye. Satani araza nayo arayirya. Ureba Satani akaye. None ndangije ndasenga. Ubwo urumva nangiye kubwira umugore nabi, Satani aza wowe uri he? Urumva ese abadahimoni kuki binjira hano? Ndangije ndavuga se barebye nagiye uyu mugore akunze ko asenga kuki bamwinjiranye. Ndangije ngira Imana ngo Mana uyu mudayimoni ari kuva, ngira amahirwe nza guhishurira. Avuga noneho bene uru rugamba ntago tururwana tuvuga. Sharijeri warigiye nawe ufite umudayimoni wenda w'inyenzi, hari ufite umudayimoni wenda w'inzoka, hari ufite umudayimoni nawe w'imbeba nk'iyo yanjye. Iyo imwe rudori igakorosinga yoka mana. Noneho naje gusanga Satani abikora akuraho dukunda. Vuga ati karaga saha ke waka ariko ndagira ngo nongere ngusubizemo imbaraga ntidutinya bica umubiri. Asifiwe Yesu. Ejo bundi umukobwa yarambwiye
ijya ahantu mbika amasuveto, ikagenda irya hahandi hagati. Musengeye ijwi rirambwira ngo ni umudayimoni wo gutuma atazabyara. None wowe imbeba ziri kurya usiveto mugaceceka, ni umudayimoni rwana. Ndangije ijwi rirambwira ngo ni umudayimoni wa nyina wabo wifuza ko atazabyara. Rero Satani afite strategy, ariko ndashimira Imana yasizeho nayo strategy yo kurwana. Rero nayigize ngo ngubwire ngo witinya biciki umubiri. Ndeba ndashoje, witinya biciki nubwo bari kuturoga, nubwo bari kujyana amasezerano, nubwo bari kutuzinga, ariko hari yatuzinguye kera. Haleluya. Barwanyije ubukwe bwawe, barwanyije urugo rwawe, barwanyije viza yawe, ariko humura, icyo yanditse yagize gute? Wowe ikintu ngusabye ni ibintu bitatu. Icyambere ngusabye, komeza umenye uwo uriwe. Cya kabiri, menya uwo ubwira. Icya gatatu, umva icyo akubwira. Icya kane, tegereza icyo yakubwiye. Iyo wamenye uwo ubwira, ukamenya ukubwira, ntabwo wita ku byo abantu bavuga. Kubera ko Imana si umuntu igira gute? Babaza Pilato, baramubaza ngo mbese Pilato, kuki wanditse ko ari umwami w'iki w'Abayuda? Arabwira ngo mumvaneho amatiku n'ubujajwa, icyo nanjye sinagize gute? Haraca. Rero nta muntu uzahindura icyo Imana yakwanditseho. Biriya bari kugupiga no kukuroga no kugushika, ntabwo data azabyemera. Ndagira ngo sengane nawe. Wari umaze iminsi uhangayitse, wari umaze iminsi ufite ubwoba, waryamaga ugashikagurika, umaze iminsi urota nabi, bakurwanyirije fiance, ariko reka ngubwire, iyi Imana ibyemeye ibizazana ufite agaciro. Ngewe Imana yemeye ibintu ngabibamo, mbanze ko nyuma yaho hagiye kuzishimwa. Biriya bintu bitakubayeho nuko Imana yari ihari, biriya byakubayeho Yesu yarabyemeye. Ndagira ngo ngusabe haguruka dusenga, haguruka dusenga. Lela bole aboshara mama, witinya bica umubiri. Hasifiwe Yesu. Imana, Yesu aravuze ngo nzi imisatsi iri ku mitwe. Yesu aravuze ngo nzi ibishwi. Hari n'abantu iki kintu bacyumvise bwa mbere, bumvishe iryo zina igishwi. Muri Bibiliya harimo n'igishwi. Yesu niwe ashobora kuvuga ngo azi ibishwi, akasoza avuga ngo muruta ibishwi. Ndagira ngo ukomeze, Imana iri hejuru y'ibishwi. Yesu rero agufiteho umugambi. Nyemera sengane nawe. Rero icyaha wakoze nikigutera ubwoba ngo utakaze ubumana mu buzima bwawe. Nubwo wasambanye, nubwo wanyoye inzoga, nubwo wakuramo inda, nubwo byagenda gute, Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Urukundo Yesu agukunda rurenze ibyaha wakoze, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikine kugira ngo umwizere. Usabwa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi ukizera ko iyazuye Lazaro izakuzura, iyazuye umwana wayo nawe izakuzura. Wanyemera tugasenga. Zamura ibiganza byawe, isanga ufunze amaso gatoya. Tekereza iminsi yajyanye abandi, tekereza impanuka zatwaye abandi, tekereza ukuntu abandi barozwe we nturogwe, tekereza ukuntu bagupanze ngo bakwirukane mu nzu Yesu ntabyemere. Tekereza iriya mpanuka yagusize. Tekereza ukuntu warwaye diabete, ukarwara kanseri, ukarwara mu mara, ariko Yesu akagukiza. Urwo ni urukundo. Yesu rero agufite urukundo rurenze ibyaha wakoze. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ni kangahe baguteje amahembe? Ni kangahe bavuze ngo ntabwo uzahatinda? Ni kangahe wahuye n'abakwanga? Ni kangahe umuntu agiye akaguteranya kwa uriya muntu? Ni kangahe se umuntu avuze ngo nzareba icyo uzimarira? Yewe, ariko ndashimira ituyahera igivuga ngo nzabana nawe, nzakugirira neza. Ndagira ngo ngwihanganishe mwene data, witinye ibigeragezo, komeza ugume ku masezerano. Ijambo ryarambwiye ngo Imana igitunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye. N'Imana dusubizamo imbaraga Fisto. Imana igishobora gufata ubuzima bw'umuntu ikabuhindura. Yesu yaguhinza umujyi wa Kigali. Yesu yaguha icyerekezo. Imana yaguhindura amateka. Rero umwuka wera w'Imana agukomeze. Zamura ibiganza utangire usenge. Ubwira Imana ngo nubwo nagucumuyeho ariko nibutse neza yawe. Nubwo naburaye ariko nibutse neza yawe.
barandoze ariko niwemera komfa senga nanjye nze kugusengera. Bwira Imana intego ni ugusabana nayo. Sabana n'Imana, ntagire umuntu ujya hagati yawe n'Imana. Bwira Imana ngo ndagukeneye. Jya ufungura ijwi ryawe uvuge, fungura akanwa kawe uvuge. Bwira Yesu ngo ndakwifuza, mu mubabaro wanjye ndagukeneye. Ngeneye Imana ngo ihindure amateka yanjye. Ndagushaka Yesu, ngeneye gusabana nawe. Bwira Yesu ngo ndifuza kunyegera. Twaraye dusenga. Hari ukuntu umuntu ababara kubera urugo, hari igihe umuntu ashafura kubera umuryango, hari igihe umugabo aguta, hari igihe famiye ziguta, hari igihe iwanyu baguta. Ariko sabana n'Umwami, gerageza wongere wibwirire Yesu. Uyu mugabo ajya yishyura amadeni, uyu mugabo ajya agarura amasezerano, uyu mugabo ajya atanga promosiyo. Niwe nshuti idahemuka. Abandi bagukunda kubera ibintu, abandi bagukunda kubera kuri inzobe, abandi bagukunda kuko ufite aho ukora, abandi bagukundira kubera. Ariko Yesu yaragupfiriye, Yesu yaragupfiriye. Mubwire ngo Yesu ndi imbere yawe, mubwire ngo nyeza, narasambanye. Aturira Imana, aturira Yesu, ereka Imana ibyaha byawe. Saba Imana imbabazi. Wagize amagambo menshi,